Catacombs of Paris. Imihanda y'Ibindi munsi ya Paris yubatswemo amagufa y'abantu barenga miliyoni 6 yatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya n'ubwo inzibutso z'abantu zari zuzuye n'impamvu iteye ubwoba umwijima amagufa y'abantu n'umwuka w'ubuzima abahagenda bavuga ko bumva amajwi adasanzwe cyangwa ikintu kibakurikira. Iki ni ikiziba cy'ikirunga cyafashwe n'umuriro kuva mu 1971 kugeza ubu cyaturutse ku mpanuka mu gushaka gaze maze abashakashatsi batwika icyuho kugira ngo batume gaze idasohoka. Impamvu iteye ubwoba n'ikigezi izima ubure isi ifunguka igahora ifite umuriro utazima biteye ubwoba. N'ikiraro cyasenyutse cy'amateka y'ubwami bwa Rajasthan bivugwa ko umurozi yaragije umwari waho bituma abari bahatuye bose bapfa. Impamvu iteye ubwoba leta y'Ubuhindi yabujije umuntu kuhajya nijoro kubera inkuru z'ubumaji. Ikigo cyuzuye amapupa amanitse mu biti no mu nzu, umugabo waho yavugaga ko amapupa amurinda imyuka mibi, ariko nyuma amapupa atangira kugaragara nk'ameze nk'abandi. Impamvu iteye ubwoba amashusho y'amapupa asaza afite amaso ateye ubwoba cyane. Mu 1986 habaye impanuka ya nucleaire ikomeye ku isi. Mu mujyi wa Pipia turacyarimo imiti ya radioactivity. Impamvu iteye ubwoba inzu zasenyutse, ibikoresho by'abaturage byasizwe uko byari biri na muntu utuye. Fire club inzu y'imanga ya kera yakorerwagamo inama z'abakoresha imbaraga zidasanzwe. Impamvu iteye ubwoba amajwi atumvikana umwuka mubi n'abasura bahavuga ibintu bitangaje nijoro. N'ahantu hashushe cyane ku isi harimo gaze za sulfure, amavuta ashushe n'ubutaka buhindagurika. Impamvu iteye ubwoba abantu bake bashobora kurokoka igihe kinini kuko n'amazi cyangwa ubuzima buhari. N'ishyamba ryuzuye ibiti kiri munsi ya Mount Fuji, rizwi na suicide forest kubera abantu benshi bahasiga ubuzima. Impamvu iteye ubwoba umwijima w'imbere mu ishyamba na rusaku n'amatara ububasha bw'imyuka bivugwa ko buhahereye. Moscow n'umujyi w'abacukuzi wigeze guturwamo, ariko wasizwe ubusa nyuma y'uko amabuye y'agaciro arangiye. Impamvu iteye ubwoba umusenyi wuzuye mu nzu, imyenda y'abapfuye, umujyi wacecetse mu butayu. Mihanda y'Ibindi butaka iri munsi ya Paris yubatswemo amagufa y'abantu barenga miliyoni 6 yatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya inzibutso z'abantu zari zuzuye. Impamvu iteye ubwoba umwijima amagufa y'abantu n'umwuka w'ubuzima abahagenda bavuga ko bumva amajwi adasanzwe cyangwa ikintu kibakurikira. Iki ni ikiziba cy'ikirunga cyafashwe n'umuriro kuva mu 1971 kugeza ubu cyaturutse ku mpanuka mu gushaka gaze maze abashakashatsi batwika icyuho kugira ngo batume gaze idasohoka. Impamvu iteye ubwoba n'ikigezi izima uburyo zifunguka igahora ifite umuriro utazima biteye ubwoba.
Iki ni ikiziba cy'ikirunga cyafashwe n'umuriro kuva mu munini migeze by'iwacu kugeza ubu cyaturutse ku mpanuka mu gushaka gaze, maze abashakashatsi batwika icyuho kugira ngo batume gaze idasohoka. Reka impamvu iteye ubwoba n'ikigezi izima buryo isi ifunguka igahora ifite umuriro utazima bitera ubwoba. Panga vote n'ikiraro cyasenyutse cy'amateka y'ubwami bwa Rajasthan. Bivugwa ko umurozi yaragije umwari waho ituma bari bahatuye bose bapfa. Reka impamvu itera ubwoba leta y'Ubuhindi yabujije umuntu ko hajya nijoro kubera inkuru z'urumogi. Ikigwa cyuzuye amapupa amanitse mu biti no mu nzu. Umugabo waho yavugaga ko amapupa muri imyuka mibi, ariko nyuma amapupa atangira kugaragara kameze nk'abantu. Reka impamvu iteye ubwoba amashusho y'amapupa sasa afite amasata y'ubwoba cyane. Iki ni ikiziba cy'ikirunga cyafashwe n'umuriro kuva mu munini migeze by'iwacu kugeza ubu cyaturutse ku mpanuka mu gushaka gaze, maze abashakashatsi batwika icyuho kugira ngo batume gaze idasohoka. Reka impamvu iteye ubwoba inzu zasenyutse, ibikoresho by'abaturage byasizwe kuko byari biri nta muntu uhatuye. Henobile inzu y'imanga ya kera yakorewagamo inama z'abakoresha imbaraga zidasanzwe. Reka impamvu iteye ubwoba amajwi atumvikana, umwuka mubi n'abasura bahavuga ibintu bitangaje nijoro. Danakil, depression, Ethiopia ni ahantu hashushe cyane ku isi. 56 harimo gaze za sulfura, amavuta ashushe n'ubutaka buhindagurika. Reka impamvu iteye ubwoba abantu bake bashobora kurokoka igihe kinini naho kuko n'amazi cyangwa ubuzima buhari. Aokigahara forest mu Buyapani, ishyamba ryuzuye ibiti byinshi biri munsi ya Mount Fuji, rizwi nka suicide forest kubera abantu benshi bahasiga ubuzima. Reka impamvu iteye ubwoba umwijima w'imbere mu shyamba nta rusaku n'amatara, ububasha bw'imyuka bivugwa ko buhaherereye. N'umujyi w'abacukuzi wigeze guturwamo, ariko wasizwe ubusa nyuma y'uko amabuye y'agaciro arangiye. Reka impamvu iteye ubwoba umusenyi wuzuye mu cyuzi, imyenda y'abapfuye, umujyi wacecetse mu butayu. Rosi y'amasengero yubatswemo amagufa y'abantu barenga 40,000 yatunganijwe nk'imitako. Reka impamvu iteye ubwoba gutembera mu chapelle yuzuye amagufa n'amakuru y'abantu bitera ubwoba bwihariye.